Yesu Kristo nashimwe. Tugiye gusoma Kuva ibice 11 niho turahera kuri uno munsi wa 13 dusoma Bibiliya. Kandi twibukiranye ko iyi gahunda niyo gusoma Bibiliya tukazayisoza yose ibitabo 66. Turangije rero igitabo kimwe, umunsi turi mu gitabo cya kabiri. Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende, nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati Uwiteka aravuze ati nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukera, mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye ko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange bamfukamire, bambwire bati va mu gihugu ujyane abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati Farawo ntazabumvira, kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyereka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Igice cya 12. Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati ku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu y'abase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi zo mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose. Uko aba ariko muzazirya. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ko mu mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze uw'umunsi mukuru w'Uwiteka.
mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza ribe itegeko ry'iteka ryose. Muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima idasembuwe, ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima yasembuwe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku wa 7, uwo muntu azakurwe mu Bisiraheli. Kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira kuba iteraniro ryera, no ku wa 7 hazaba iteraniro ryera, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi, keretse umurimo w'inda y'umuntu wese, uwo wonyine aba ari wo mukora. Mujye muziririza umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, kuko kuri uwo munsi nzaba mbakuye mu gihugu cya Egiputa muri ingabo. Nicyo gituma mukwiriye kujya muziririza uwo munsi mu bihe byanyu byose, rikaba itegeko ry'iteka ryose. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba muzahereho kurya imitsima idasembuwe mugeze ku munsi wako wa 21 nimugoroba. Muri iyo minsi uko ari 7 umusemburo we kuzaboneka mu mazu yanyu. Uzarya icyasembuwe uwo muntu azakurwe mu iteraniro ry'Abisiraheli, naho yaba umunyamahanga basuhukiyemo cyangwa wavukiye mu gihugu cyanyu. Ntimuzagire icyasembuwe cyose murya mu mazu yanyu yose, mujye murya imitsima idasembuwe. Mose ategeka Abisiraheli ibya Pasika. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisiraheli arababwira ati: nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika. Mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya ku ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa. Kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo bibe itegeko kuri mwe no ku buzukuru banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu bababajije bati: uyu muhango wanyu ni uw'iki? Mujye mubasubiza muti: ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisiraheli bari muri Egiputa, agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa. Abantu barunama bikubita hasi, Abisiraheli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni, aba ariko bakora. Icyago cya 10 abana b'imfura bicwa. Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose, n'Abanyegiputa bose barabyuka. Muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati: nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisiraheli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba, kuko bavugaga bati: turapfuye rwose twese. Ubwo bwoko bujyana amarobe atarotswa y'imitsima yabo batarayasembura. Ibyibo byabo byo kuvugiramo bari babihambiriye mu myenda yabo bikoreye ku ntugu. Abisiraheli bakora ibyo Mose yababwiye, basaba Abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, babaha ibyo babasabye, banyaga Abanyegiputa. Abisiraheli bagenda. Abisiraheli barahaguruka bava i Ramasesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo, n'imikumbi n'amashyo
by'amatungo menshi cyane. Botsa imitsima idasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko uko ayo marobe yari atasembuwe, uko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro niryo kuziririzwa Uwiteka cyane, kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni rya joro ry'Uwiteka Abisirayeli bose bakwiye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose. Andi mategeko ya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iri ni ryo tegeko kuri Pasika, ntihakagire umunyamahanga urya ku byayo. Ariko umugurano w'umuntu wese yaguze ifeza, nibamara kumukeba abone kubiryaho. Umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo ntibakabiryeho, bye gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi. Ntugasohokane n'intongo y'iyo nyama, kandi ntimukavuneho igufwa na rimwe. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye riziririza Pasika. Kandi umunyamahanga nabasuhukiramo agashaka kuziririza Uwiteka Pasika, abahungu biwe bose bakebwe abone kwegera ibya Pasika akabiziririza, kandi azamere nk'uwavukiye mu gihugu cyanyu, ariko ntihakagire utakebwe wese ubiryaho. Kavukire n'umunyamahanga basuhukiyemo bazasangire itegeko. Uko niko Abisirayeli bose bakoze, uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni niko bakoze. Kuri wa munsi Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri. Igice cya 13. Mose abibutsa uko bavuye muri Egiputa. Uwiteka abwira Mose ati, mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bube ubwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagire imitsima yasembuwe murya uyu munsi muviriyeyo, ni uwo mu kwezi Abibu, kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, iryo yarahiriye ba sekuruza bawe ko azakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajya uziririza uwo muhango wera uko uku kwezi utashye. Iminsi 7 ujye urya imitsima idasembuwe, ku munsi wa 7 hazabeho umunsi mukuru w'Uwiteka. Imitsima idasembuwe ijye iribwa muri iyo minsi uko ari 7. Ntihakagire imitsima yasembuwe ikubonekaho, kandi ntihakagire umusemburo ukubonekaho mu gihugu cyawe cyose. Kandi kuri uwo munsi uzabwira umwana wawe uti, ibi byatewe n'ibyo Uwiteka yankoreye ubwo navaga muri Egiputa. Uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka abe mu kanwa kawe, kuko Uwiteka yagukuje amaboko muri Egiputa. Nicyo gituma ukwiriye kuziririza iryo tegeko mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Amategeko yo kwereza Uwiteka imfura zose n'uburiza bwose. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani akakiguha, nk'uko yakurahiye akarahira na ba sekuruza bawe, uzarobanurire Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uburiza bwose ufite mu matungo yawe. Abahungu bazaba ab'Uwiteka, kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguze umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivune ijosi, kandi imfura z'abantu iz'abahungu bawe uzazicungure. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati, ibi ni ibiki? Uzamusubiza uti, Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yinangiye ngo yange kuturekura, Uwiteka yica uburiza bwose bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo.
nicyo gituma njya ntambira Uwiteka uburiza bwose bw'ibigabo, ariko imfura z'abahungu banjye zose njya nzicungura. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe, kandi nk'ikibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacishije mu nzira inyura mu butayu, ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufa ya Yozefu, kuko yari yararahirije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Uwiteka ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufa yanjye y'umuvino. Bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu yavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro yabuvaga imbere nijoro. Igice cya 14, titire yaho iravuga iti, Abisiraheli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli basubire inyuma, babambe amahema imbere y'Pihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere y'Barisefoni, uti imbere y'aho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo aravuga Abisiraheli ati, Farawo azavuga Abisiraheli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenya yuko ndi Uwiteka. Abisiraheli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisiraheli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe, n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisiraheli, kuko Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Pihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Farawo abatuze Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye tugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyibagabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, bone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye
no ku bahetswe n'amafarashi ye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo bamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli, ntarokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli Abanyegiputa. Abisiraheli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Icya 15 indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwiteka niwe Mana yanjye, ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Umuhengeri abarenzeho barokeye imuhengeri nk'ibuye. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha. Isumba ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye. Watumye umujinya wawe ubakongeza nk'ibitsinsi by'inganagano. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi. Amazi yatembaga yema nk'ikirundo. Umuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Mubisha yaravuze ati ndabakurikira mbafatire nyage iminyago nyigabane, nzabimariraho agahinda. Nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe, inyanja irabarengera. Barokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe? Ni iyihe ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu, wacunguye, wayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda imishyitsi, ubwoba bufata abatuye Filisitiya.
Icyo gihe abatware ba Edomu baratangara, intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda imishyitsi, abatuye i Kanani bose barayagara. Ubwoba no gutinya bizabafata, gukomera k'ukuboko kwawe kuzabajunjisha nk'ibuye. Uwiteka, bageze aho ubwoko bwawe buzarengera urugabano, bageze aho ubwoko bwawe wacunguye buzarurengera. Uzabugezayo ubushinge ku muzi w'umwandu wawe, ahantu witunganirije kuba ubuturo bwawe. Uwiteka, ahera amaboko yawe yashyizeho mwami. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Kuko amafarashi ya Farawo yajyananye mu nyanja n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be, Uwiteka agasubiza amazi y'inyanja hayo akabirengera, ariko Abisirayeli bo bagaca hagati mu nyanja nko ku butaka. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati, muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bagera i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, cyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati, turanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza. Imana ishimwe. Muzo nateje Abanyegiputa, uko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dushoje umunsi wa 13, tuzakomeza ejo n'umunsi wa 14 dutangira igice cya 16 mu gitabo cyo Kuva. Imana rero ibahire muri byose. Ndabakunda mu izina rya Yesu.